bose naza rwose yihangane pe. Ese ubu koko mana ubu ndabahotera kujya umpangira iminsi uyu munsi wo kutawumpangiye ubu ngubu inzara nahirirwanya ubu kuko habura n'urukire rwanyuraho byibuza nkarucakaza imifuka cyangwa byibuza nkareba byibuza ko yankubita inota ya kibiri. Ese ubwo nakwiga imitwe yo gufunguza byakundara? Oya nzabaho nunzwe n'abakire njye ntago nabyemera. We gusa uyu munsi nawe ujye uwushyiramo mu minsi umpangira. Halo. Bose ndi hafi kwashika ndi hano kugenda gushika ku mahananira guhita mfata akamoto nkabashikaho. Rwose mwe mwihanganye iminota nk'itatu. Nanjye ndahitana. Bose mwihanganye. Surusambo rwa ruciya cyangwa ruciya. Ibi byose nibyo wabyite ngo ngiye kwigabanyiriza urugendo mwanze gufata moto hafi y'iwanjye ngo ngabanye itike none ndebera barinza bantwara telefone ubuse nongera kuvugana n'abakire gute kampe kugenda ari subu nk'ibisa nge sinzongera no kunyara wizinzi kandi ukuntu narurebaga nabonaga ari urwana rwiza ko kiranyemeje ndagafu mwiriwe komeze Wewe kirirwa ni bandi wabyo aje buryo suje kunyishira telefone yanjye banye ntose wanancuhoje usuza sura y'ubwima ntose ko bari bakonome bande hari umuntu warumbwiye ngo ufite akazi nta kazi mfite ubwo turashaka akazi nashakaga ko ariko kose njye nagakora akazi ko mu rwagashobora nakabasha pe ubu wabasha koza ibyo cyane rwose kabasha guteka cyane rwose no kumesa cyane rwose akazi kose akari kose wagashobora cyane ubwo no kwica wabikora oya ibyo byo ntabwo nabibasha kwiba ariko wabishobora oya nanone hajemo kwiba sinabishobora none se akazi kari kose akari washobora gufura gukoropa mbega no kukomeza utwo dukweto mbega nkanakwitaho no kuvoma cyo kora nabyo nabikora yego hangaha ntabwo byajya binakugora akazi ko karahari urabona ni nanjye ubahangange nyine ubwo ngubwo niba wakemera gukorera 15,000 utangira akazi ngo tuzatangira kubaranira nose boss ko numva muri gutanga urusenda ngavangana ariko numva ari guke oya ntacyo nakora ariko mutanga make ubwo ngubwo nakazi ushaka agenda ayo mafaranga ahubwo se nkoze neza wanyongeza ibyo ngibyo tuzabivugana ari uko wakora ese ahubwo ko butanabwiye umushyitsi ngo yicare niyo kariho n'ubundi narangije gufata akazi ahubwo akazi ubwo wagafashe ntabwo wafasha ko kwicara tangira akazi umwese bari komeza hariya urayisangayo tangira akazi ibintu byose bibamo hariya hirya nuko mwaje kwikinga akazi ahubwo se ni ibihe bintu hano bitameze neza byibuza ngo umuntu aba ari byo meraho uko mbona gukubura imbuga genda nawe ibyo uri bubone bibangamye aba ari byo ukora sawa boss ngagenda urabukora neza cyane rwose ngagenda rero mva mu mwaka kado kwazindutira cyane rwose none se kumbona wicaye nkaho nta kazi ufite nari maze gukubura nari ndimo nduhuka rero ibintu urabona ngiye kujya mu kazi ngaho hose wakore neza amasuku hano mu nzu nawe wakorope ibyo kurya nsange byahiye turabona amasaha yakuze nanjye ngiye mu kazi ahubwo se urasiga ubuceri ayo guhaha yose urayareba ngaha mu nzu nabona ubuceri bwo guhaha wowe ibyo ngibyo byo ntubitindeho rwose ndaza kuza kugira ubu size hehe se reka bakire nkamwe ubundi nkamwe njye nibo mba nishakira kubana nabo
amafaranga ari mamunzi konsegira nk'urugo nk'urunguru ngo nsaho ngo nkore neza. nta kibazo wowe akazi gakore neza nanjye kanjye mu kazi ubwo ndaza nsanga byose wabitunganye. Harimo ibintu byinshi najya nakora se. Sawa. we ese ubu bosi koko ndamubwira ngo iki mana kari wowe ujya ubasha gutabara indushyi koko ubu ndabigenza gute baratwibye ibintu babimazeho mana yanjye ubu sinzi rwose ibintu nakora rwose ndumva rwose yihangane nanjye rwose sinjye mbega karitsiramo abajura hako ubundi ubu wasanga ndi kwigaragura ahanga reba ukuntu hasa ubu wasanga ndi kwigaragura ibintu ari njyewe wabijyanye ubundi umujura urenze njyewe nini itike n'ubundi ko nayibonye izanyuramo naza agatongana ndigendera ntacyo bitwaye umaze uteze ko ntasajya ngo ufite ubwo batwibye neza ibintu babimazeho naryamye ndasinziraho nicuriye nsanga ibintu rwose bunyuguje nju batwaye byose kadongo nguki boss ugira ngo nibanakwimure batwibye televiziyo batwara akabati iwe televiziyo yanjye n'akabati na ya bafure umva kado njye ibyo rwose ntabwo nabyanganira rwose mfasha n'amasafuriya amasafuriya ubwo turatekera mu ki n'ibidomora ibintu byose rwose batwaye pe kado ntabwo nabyanganira shaka kado uyu munsi nakwica njye ntabwo ibintu byanjye wabitwarira aho ngaho ngo mbyemere umva ugomba kubiruha uyu munsi njye ndarambiwe ubundi iriya televiziyo natwaye akabati najyanye ibikombe natwaye amasafuriya uburiri ibyo byose nibyo byakurakaje uzo gucisha kado uretse nza werekesha nta mujuru ujya inyibanga agenda gutyo ntabwo ibyo nabyanganira njyewe boss nibeshye ntabyo kwibesha sha ni umva nkubwire ntabyo kumva sha uretse nze ugiye kunzanira udufaranga se ko mbana utinze yo nyirukane ntabyo amafaranga sha uretse nze gutyo wakaba